tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo 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 yewe urakomeye shareka nkubwire rero ngusetse mwana wama sheri umva nahuye n'umugabo usenga urakoze cyane uwo Yesu yagezemo amena umva yantekereye enda birashoka akira maze rero uze twicare nkubwire rwose nkubwire cyo jya kubika uze nkubwire ngwino nkubwire ukuntu nanjye naryamye ndarota yego nawe yemeye kujyana mwana we kunyobora neza mwana we ameshano kwinjira mu haleluya mbonye Imana igira neza tugira neza ariko mwana we ngo ngwiki wabibonye usigaze kujya gucicuru reba rwose mana bambaye ariko gusenga ni byiza mana umva ntabwo ubonye igikapu kandi nanjye none nsanze mwe amakuru abiri y'umuceri yego nsanga amakawunga Yego. ariko Imana ishimwe Uwo nanjye Yesu. sinarinzi kwambara neza itangaza we uriya mugabo yambwiye icara hano nkubwire ubwo rero uwo mugabo yambwiye uzi ukuntu yavuze ngo ariko shango narakubonye ngo usigaye usenga ngo usigaye ngo werekwa usigaye ngo arambwira ngo mu minsi iri imbere azadusura mu minsi iri imbere ngo azaza arebe ukuntu ngo Yesu twakurikiye ukuntu turi kumwizera ngo Yesu twakurikiye ukuntu turi kumuhamya ariko njya kubivuga ariko we Yesu ni umukozi w'umuhanga umva inkuru yambwiye ngo nimusenge mube maso nimusenge mwizere nimusenge muhamye Yesu nimusenge uwo Yesu twakurikiye ibigeragezo azabiturinda amen umva uriya muntu yabonye agakiza uriya muntu yize amen ngaho rero nawe gira icyo umuntu yawe Yesu urakoze warakoze wari hejuru tumbira Yesu wenyine Yesu we warakoze n'ukuri niwe gisubizo niwe ngo tumbira Yesu uwo Yesu twakurikiye mutumbire niwe gisubizo yewe umuntu uri kumva iyi video yewe umuntu uri gukurikira ubu butumwa yewe umuntu uri gukurikira ubutumwa kurikira Yesu mukanga amaso kurikira Yesu mwizere kurikira Yesu azakurinda uburwayi kurikira Yesu azakurinda intambara kurikira Yesu azakurinda abanzi n'ababisha kurikira Yesu ariko Yesu we tumbira Yesu wenyine we na wundi iwe gisubizo reka nkubaze ubonye biriya bintu nzanye Yesu ni wamwizera kandi nge ngomba kumwizera n'undi ndicaye ngambwira nanjye nakubwira inkuru nziza yuko mberutse kuba nicaye nagendeshaga ibirenge ukuntu umuntu araje dore yampaye inkweto n'ukuri yarakoze ariko mana agakiza karaje agakiza kagiye kugera mu bantu agakiza kagiye kumanukira abantu yagize ate yampaye inkweto agiye kubona mbona ngo waraje uwo muntu none ariko arambwira ati mugiye kidatinze umugabo wawe araje yagiye gucicura ahantu Yego. azakuzanira ibyo kurya Yego. uzongera kugira inzara ariko umuntu wizeye Yesu ntacyo yabona ntacyo yigeze abura habe Yesu araturinda Yesu agendana natwe Yesu abana natwe Yesu aradufasha ariko Yesu twakurikiye arahambaye Yesu we arahambaye none se weho ngo asigaranye abana wabonye byari bimeze gute nubwo nagusize mu bibazo nkagusiga mu nzara nkagusiga mu burwayi Yesu wenda baba Kristo twasenganaga ahari wenda baba Kristo twasenganaga hari uwaba yarakugezeho bageze mu basigaye baransura yego
ariko se muri iyi minsi wagiye ubona bamwe bari gusenga rwose harimo abantu bagisenga harimo abantu bagifite ndavuga agatima hageze bangaye ahangaha mu nasenganye n'abantu benshi rwose yego pasiteri ageze mu rwambura n'abadiyakoni bane baraje yego ubwo hari wansaniye ibiro bine by'ibirayi yego ndavuga nta Imana igira neza buriya na hino bibiri y'urukubona yego pasiteri bayimpaye ariko abana bujya buri abantu bagifite hari abantu bagifite mu mwuka we oya nta ngingo buransigenda byemera yego ngaho mbwira n'ukuri ubwo amaze kuyimera cyo kana hisengera mu buri nanjye ndasenga ndavuga ni Imana mu byo wakoze nanjye Yego. nanjye nzagira icyo nkweyo ndi muntu mu gihe kizaza yewe Yesu we ndavuga ni wampaye umuntu ushoboye Yego. kandi nanzi ko ushoboye Yego. kandi nzi yuko mu byo twasabye byose Yego. nidusatwize habe na gato ntacyo tuzabona Yesu azatugirira neza Amen. uwo Yesu twakurikiye Uwo nguwo. amamara Yesu amamara Yesu amamara amva abamara y'Imana amamara ni Yesu umva Yesu arakomeye Yesu arahambaye numva nanjye rwose mugenda ariko Yesu arahambaye we Yesu arakomeye amwizeye Yesu ntacyo yabura Mana urugo iyo narindi rero ndi gusenga naravugaga nti Mana dore ngiye ku murimo wawe nawe uzamenya urugo Mana niragize Imana naba nsohotse ngiye mu rugo niragize Imana naba nsohotse ngiye gusenga nkavuga nti Mana uzarebe n'urugo nasize Mana uzarugeremo iyo wizeye Yesu birashoboka byose birashoboka ngaho mbwira rero nabaye nicaye siga numva mfite gukomera muri njyewe Yego. noneho nagiye kubona nuraje Yego. Yego. Mana warumiwe wararebye Mana warumiwe wararebye ariko wiringiye yego ijambo ijambo rya Yesu rirambaye ijambo rya Yesu rigize gute rirahambaye ijambo rya Yesu rigize gute rirakomeye nubwo twahura n'uburwayi Mana urabizi nubwo twahura n'ibigeragezo Yesu azaturinda nubwo twahura n'ibikomeye Yesu azaturinda Yesu ugendana natwe mu nzira tugenda Yesu urarana natwe mu buriri Yesu ubana natwe mu mamodoka twateze twafashe igendo tukabona turatashye tugeze mu mago Yesu twizeye Yesu